nongeye kubasuhuza inshuti z'umwami Yesu, muri kumwe n'umukozi w'Imana Nkunze u Rwanda Jean Marie Vianney usengera mu itorero rya ADPR. Ni wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Yesu abaha umugisha. Reka mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Mwami wacu Yesu, mwamugira neza, twongeye kugushima kuko uri umwami. Turagushimira neza yo n'urukundo tugirira. Turagushimira kuko watwitangiye ku musaraba i Golgotha. Turagushima kuko waduhaye ubugingo buhoraho mu izina ryawe Yesu. Ni umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ndagusabye data ngo uzubane natwe, kandi ubwiza bwe bubane natwe. Umwuka wera anyobore mu ijambo ryawe, kandi abashe gusobanura buri wese ubasha kumva ijambo ryawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo niyo mbisabyemo nshima, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 22. Turahera ku murongo wa mbere. Yesu atugire neza. Kadusome mu izina rya Yesu. Ahabu na Yehoshafati bajya inama zo gutabara. Umurongo wa mbere avuga ngo, kandi Abasiriya n'Abisirayeli bamara imyaka 3 batarwana. Ariko mu mwaka wa 3 nibwo Yehoshafati umwami w'Abayuda yamanutse asanga umwami w'Abisirayeli. Umwami w'Abisirayeli abwira abagaragu be ati, harya muzi ko Iramoti y'i Galeyadi ari ahacu, kandi ko twicecekeye tukaba tutahakuye mu maboko y'umwami w'Isiriya? Bukeye abwira Yehoshafati ati, mbese twatabarana Iramoti y'i Galeyadi? Shafati asubiza umwami w'Abisirayeli ati, tuzatabarana nk'uwitabara, n'ingabo zanjye nk'ingabo zawe, n'amafarashi yanjye nk'ayawe. Yehoshafati abwira umwami w'Abisirayeli ati, ndakwinginze ubanza ugishe ijambo ry'Uwiteka Imana. Nuko umwami w'Abisirayeli ateranya abahanuzi ari abagabo nka 400. Arababaza ati, ntabare Iramoti y'i Galeyadi cyangwa se ndorere? Baramubwira bati, tabara, kuko Uwiteka azakugabiza umwami. Ariko Yehoshafati arabaza ati, mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze? Umwami w'Abisirayeli asubiza Yehoshafati ati, hasigaye undi mugabo twabasha kugisha Uwiteka inama, ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi. Uwo ni Mikaya mwene Imura. Yehoshafati aramusubiza ati, mwami wivuga gutyo. Nuko umwami w'Abisirayeli ahamagara umutware aramubwira ati, ihute uzane Mikaya mwene Imura. Kandi umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bicaye ku ntebe z'ubwami, umwami wese kuye, bambaye imyambaro yabo y'ubwami. Bari ku karubanda ku irembo ry'i Samariya. Abahanuzi bose bahanurira imbere yabo. Sedekiya mwene Kenana yicurishiriza amahembe y'ibyuma, aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo, aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashirira. N'abandi bahanuzi bose bahanura batyo bati, tabara utere Iramoti y'i Galeyadi, uragira ishya, kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya aramubwira ati, dore abahanuzi bose bahuje amagambo ahanurira umwami ibyiza. Ndakwinginze amagambo yawe abe nk'ayabo, uvuge ibyiza. Mikaya arayisubiza ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, icyo Uwiteka ambwira nicyo ndi buvuge. Nuko ageze imbere y'umwami, umwami aramubaza ati, Mikaya, dutabare Iramoti y'i Galeyadi cyangwa se turorere? Aramusubiza ati, ngaho tabara uragira ishya, kandi Uwiteka azahagabiza umwami. Umwami aramubwira ati, ndakurahiza ngire kangahe kugira ngo utagira icyo umbwira kitari ukuri
mu izina ry'Uwiteka. Aramusubiza ati nabonye Abisirayeli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Uwiteka niko kuvuga ati bariya ni impehe zitagira shebuja, nibasubire iwabo, umuntu wese atahiwe amahoro. Umwami w'Abisirayeli abwira Yehoshafati ati sinakubwiye ko utari bumpanurire ibyiza sinakubwiye ko atari bumpanurire ibyiza keretse ibibi. Mikaya aravuga ati noneho umva ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka arabaza ati ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe i Ramoti y'i Galeyadi? Umwe avuga ibye n'undi ibye. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati nije uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati uzamushukashuka ute? Nawe ati nzagenda mpinduke umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Nawe aramusubiza ati nuko uzamushukashuke kandi uzabishobore, genda ugire utyo. None rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Maze Sedekiya mwene Kenana yigira hafi akubita Mikaya urushyi, aramubaza ati umwuka w'Uwiteka yanyuze he ava muri jye akaza kuvugana nawe? Mikaya aramusubiza ati uzabimenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihisha. Maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati nimujyane Mikaya mumushyire Amoni umutware w'umurwa na Yowasi umwana w'umwami, muti umwami aravuze ngo iki kigabo nimugishyire mu nzu y'imbohe, mukigaburire ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano kugeza aho azatabarukira amahoro. Mikaya aravuga ati naramuka atabarutse amahoro Uwiteka azaba atavugiye muri njye. Kandi aravuga ati murumve namwe rubanda mwese. Dusomeye no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 ku murongo ni uwa 14. Kadusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Dusomye amagambo avuga ku nkuru z'abami babiri. Abami babiri, umwe ari umwami w'Abisirayeli, undi ari umwami w'Abayuda. Ariko umwami w'Abisirayeli yari afite ikibazo cy'ubutaka bwabo bari baratwawe n'umwami w'Abasiriya. Nanone uyu mwami yari afite ikindi kibazo yari afitanye n'Imana. Cyari ikibazo cy'uko yari yarigeze amena amaraso atariho urubanza y'umuntu w'Imana witwaga Naboti. Uwo Naboti yaje kwicwa n'uwo mwami witwa Ahabu. Umwe ari umwami Ahabu w'Abisirayeli, undi ari umwami w'Abayuda witwaga Yehoshafati. Agace k'Abisirayeli kari agace katubaha Imana, ariko agace k'Abayuda cyangwa se igihugu cy'Abayuda cyubahaga Imana. Igihugu cy'Abisirayeli kitubaha Imana. Yesu atugire neza. Nuko muri icyo gihe umwami w'Abisirayeli aravuga ati mbese muzi ko umwami w'Abisirayeli yadutwaye ubutaka bwacu, birakwiye kugira ngo tujye kububohoza. Ariko arangije aravuga ati reka ntumere Yehoshafati umwami w'Abayuda, n'ubundi ni umuvandimwe wacu, azamfashe mu rugamba kugira ngo mbashe kurwana iyi ntambara. Nuko atumiza Yehoshafati. Amaze gutumiza Yehoshafati aravuga ati muvandimwe wanjye kandi mwene data, turi amaraso amwe kandi ntabwo ubutunzi bwacu bwagakwiriye gutwarwa n'abanyamahanga. Unyibye abakwibye, ukwibye abanyibye. None nyemera kano kanya tubashe gutabarana, ingabo zawe zizabe nk'izanjye kandi ingabo zanjye zizaba nk'izawe. Imana itugirire neza. Hanyuma Yehoshafati arangije ati koko muvandimwe turi abavandimwe. Yehoshafati yirengagiza ko Ahabu atubaha Imana.
erega Imana ntabwo yifuza ko dufatanya n'abanyabyaha mu makosa yabo, ahubwo yifuza ko tubagira inama. Yehoshafati ntabwo icyo kintu yakirebyeho ngo abanze amubwire ati nyamara ahari ndumva bitashoboka, reka mbanze mbaza Imana. Ahubwo nawe ahita yihuta amwemera ntiyabaza Imana. Mwene data, muri byose mu byo ugomba gukora jya ubanza ubaza Imana, uyisobanuza uti mbega iyo umuntu ambwiye gukora nawe mbega birakunda cyangwa se ntibikunda. Ngiye byigeze bimbaho igihe kimwe, umuntu arambwira ngo tujye gufatanya gukora umurimo w'Imana. Maze kubyemera nuvuga ngo Imana yari yampaye yo gukodesha ahantu nakoreraga ihita icika, nsigana rezo imwe nari narahawe yo kumfasha yonyine, niyo yabasha kumfasha iyo rezo yonyine. Ni ukuvuga ngo rezo yanjye nziza y'umugisha yarakatitse, bihita birangira. Yesu atugeneza mbere y'uko ugira ibyo ukora, mbere y'uko ugira ibyo ushaka, mbere y'uko ugira ibyo utekereza gukora, banza ubaze Imana, mugirane ubumwe, ikugira inama igusobanurira. Ariko Yehoshafati nubwo byamubayeho ntabwo agiye kuri Imana itugire neza. Burya umuntu uri mu mwuka w'Imana nubwo ayoba gatoya arongera akagaruka. Imana idufashe, kuko umwuka we ari we umuyoboye. Nubwo Satani yakuriganya gato, ariko Imana ikuba hafi ikakugarura mu nzira. Yehoshafati ageze kuri Ahabu, bamaze gupanga mishoni yabo bayujuje neza, mu gihe cyo kugira ngo bahaguruke noneho, mbere yo guhaguruka amazi atari ku bundi nta bahanuzi ufite kugira ngo tubaze tugishe Uwiteka inama. Nuko umwami Ahabu aravuga ati abahanuzi ndabafite. Aragenda amuzana abahanuzi bange 400. Abo bahanuzi 400 baraje bose, umwe muri ngo yicurishiriza amahembe. Sinzi umwanya yacuze buryo kibungana ayo mahembe, nava murabiza amahembe y'inka uko ameze. Ahari yaba yarayakoze muri ubwo bwoko bw'amahembe y'inka. Ngarangira arayafata arayahondanya arayakubita arangira ngo uku niko Uwiteka azakubita ingabo z'Abasiriya, none tabara Uwiteka arabakugabije. N'abandi bahanuzi 399 baraza bahanura nk'uwo nguwo. Yesu atugire neza. Yehoshafati arangije arareba ibi bintu ni ukuri cyangwa si ukuri. Ese mwami Ahabu nta wundi muhanuzi uhari? Yesu adufashe. Arangira bati hari undi muhanuzi umwe, ariko sinjya mukunda, igihe cyose ntabwo ajya amanurira ibyiza. Umwami Yehoshafati ati muzane nawe tumwumve. Uwagiye kumuzana arangira aramubwira ati umva rero mwene data, umuhanuzi yitwaga Mikaya. Abahanuzi bose bahuje inama yo guhanura. Mu buhanuzi bahanuye babwiye umwami ko azataburiramo Galiyadi kandi azatabaruka amahoro. None ndakwinginze uhuze nabo. Ariko Mikaya aramubwira ati umva icyo Uwiteka ari bumbwire nicyo ndi buvuge, icyashya mu kanwa kanye nicyo ndi buvuge. Mu by'ukuri uyu muhanuzi umwami Ahabu yari yaramubitsemo ubwoba, yahoranaga ikibazo kuko yahanuraga ibinyuranye n'ibyabo, agahanura ibinyuranye n'ibyabo. Urumva yari afitanye ikibazo n'umwami Ahabu. Niyo mpamvu Ahabu yavuze ngo uyu simukunda simushaka, iyo ahanuye ampanurira ibibi. Yesu adufashe. Mikaya arakimara kumva ko umwami yamutumyeho, arega burya bene data, uyu mubiri twambaye nawe udutera ikibazo, ariko iyo tugeze mu mwuka ibintu byose birahinduka. Haleluya. Niyo mpamvu umwuka wa kamere cyangwa se kamere itandukana n'iby'umwuka, inyuranye n'iby'umwuka yifuza, kandi umwuka akifuza ibyo kamere yanga. Yesu adufashe. Iyo ugendeye mu mwuka rero, kamere itangira kukurwanya, ariko iyo uhagaze mu mwuka urayitsinda. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko iyo utari mu mwuka kamere iragutsinda. Rero mu gihe uwo nguwe umwami yabazaga umwami Ahabu yabazaga Yehoshafati aramubwira ngo dutabaramo Galiyadi tuzatsinda. Aramubwira ati mwami nyagasani mutabare muzatsinda. Umwami Ahabu ati nkurahize kangahe? Yehoshafati umva mwami nyagasani, inama nakugira buri wese yakwisubirira mu gikingi cye cyangwa se mu ihema rye akisubirirayo. Umwami ati
ati umuntu akisura impamvu yari abivuze gutyo. Uyu mugabo Mikaya yari yamaze kubibona. Haleluya, yari yamaze kubibona. Mu kwibona kwe rero abwira umwami ati ushatse wabwira abagaragu bawe bakisura mu mahema yabo. Kandi abahanuzi 400 bari aho ngaho bateze amatwi ngo bumve icyo Mikaya ari buhanure. Yesu adufashe. Hanyuma y'ibyo umwami Ahabu ntiyumva inama agiriwe. Kubera iki? Ibyo byagombaga kuba kuri Ahabu. N'ubuhanuzi yari yamuhanuriye, aramubwira ngo ndakubwiza ukuri amaraso ya Naboti umennye atariho urubanza, nawe amaraso yawe imbwa zizayaribatira hariya muri ruriya ruzabibu i Yezereli. Yesu adufashe. Aho niho yatsinze Naboti amuziza igikingi cye. Imana itugire neza kandi dufashe. Byaje kugenda gute rero? Umwami Ahabu arangije aramubwira tumva mbwiza ukuri. Mikaya arangije ajya mu mwuka aramubwira tumva mwami nyagasani, nagiye kubona mbona inteko y'ijuru irateranye. Haleluya, muhanuzi utagira ubwoba. Nagiye kubona mbona inteko yo mu ijuru cyangwa se gavumenti yo mu ijuru irateranye. Imaze guterana, Imana aba ngo mbese ninde wagenda akadushukashukira Ahabu agatera Moti Galiyadi akazagwayo? Kuko impamvu Imana yashaka gusoza ubuhanuzi bwa Eliya. Akenshi na kenshi umwana w'umuntu araburirwa ariko ntajya yumva. Iyo aza kumvira ijwi rya mbere akumvira n'irya kabiri, ntabwo agombaga kurengaho. Nuko avuga ati nabonye inteko y'ijuru iteranye. Yesu ashimwe. Imana aba ngo mbese ninde watabara wagenda agashukashuka Ahabu akagenda agatera Moti Galiyadi akazagwayo? Birangiye abari batumwe bari abakiranutsi cyangwa se bari abamarayika. Ntabwo nzi abari bo mu by'ukuri, ariko ndatekereza ko ari abamarayika. Ahari yari marayika Gaburiyeli ushinzwe kuzana mesaje ku isi. Ariko kuko yari umukiranutsi cyangwa se ari marayika ukiranuka, ntabwo byakunze kwaza. Ntabwo byari gushoboka ko amazi meza ntabwo avamo isoko mbi. Yesu atugire neza. Ariko amazi mabi n'amazi meza ntava mu isoko nziza. Kandi cyo nakubwira, ntabwo umutini wakera avoka cyangwa se avoka yakwera imyembe. Ikintu cyose cyera imbuto zacyo zikwiranye n'ubwoko bwacyo. Ntabwo marayika Gaburiyeli ushinzwe mesaje ku isi yagombaga kuza gushukana. Ahubwo yagomba kuza gushukana ni Satani. Ngo Satani araza ahagarara, ngo umwuka uraza uhagararaho imbere y'Uwiteka. Ngo umwuka aramubwira, aravuga ngo ngewe ibyo nabishobora. Imana iramubaza ngo uzabigenza ute? Ngo nzajyana injire mu kanwa k'abahanuzi, nindangiza mbateze umwuka w'ibinyoma, bazahanura ibinyoma, umwami Ahabu azagende agweyo. Imana avuga ngo noneho genda kandi ubishobore. Iyo Imana itamubwira ngo nagende ngo abishobore, ntabwo byari gushoboka. Imana itugire neza. Buriya mu bigeragezo duhura nabyo, niba uri umukiranutsi Satani akagutera, ntabwo azaba aje kubwe. Imana yemera ko tugeragezwa, kandi nta wundi utugerageza ni uwabiherewe uburenganzira bwo kutugerageza nyine. Ariko Imana igisigaza igice cyangwa se yisigariza umwanya wayo w'uburinzi ku buzima bwacu. Haleluya. Niyo mpamvu Yobu nawe mu igeragezwa rye ngo Satani yagiye aramusaba. Amaze kumusaba, mu kumusaba kwe Uwiteka aramubwira, aramwemerera. Imana hari ibyo yemera bikatugeraho, byatujya ariko igasigarana ikaduha kwizera. Imana yemera ko tugeragezwa, yarangije zikaduha kwizera gukomeye ko gutsinda ibyo ngibyo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nuko Mikaya abwira Ahabu ayo magambo, aramubwira ati nabonye bigenda gutyo. Ati bimaze kugenda gutyo, nuko ingabo z'Abisirayeli zisiga nk'izisa ari impeye zitagira umwami. Umwami akibyumva ngo ye,
nta n'ubwoba yagize, abwira Yehoshafati sinakubwiye iby'iki kigabo ngo haboneka umuhanuzi umwe wowe niwe wicurishije amahembe ngo araza kubita Mikaya urushyi. Aravuga ngo uwo mwuka uvuga w'Uwiteka yaciye ava muri twebwe. Mikaya aramuhindukira aramubwira ngo umva, icyo nkubwira ni iki, nuko uzabimenya ubwo uzicumita mu mwinjiro w'ihema ryawe uri muhunga. Umwami Ahabu naravuga ati icyo kigabo nimugifate mugishyire ushinzwe gereza agifunge, mu gihe ibyo kurya by'agahimano nzagifungura ariko natabarutse. Mikaya yuzura umwuka wera, aravuga umwuka w'Imana, umwuka wera w'Imana. Aravuga ngo umva reka nkubwire, nutabara ugatabaruka Uwiteka Imana nyingabo izaba itaravuye muri ngewe. Haleluya. Muhanuzi utagira ubwoba ahanura iby'ukuri, ntabwo ahanura ibyo abwirijwe n'abantu, cyangwa se ntabwo ahanurira mu bwoba, ahubwo ahanura mu mbaraga. Imana idufashe. Ibyo byaje gusohora nk'uko byahanuwe n'umuhanuzi Mikaya. Ariko twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 18 ku murongo wa 14, avuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Haleluya. Ni byiza ko tuyoborwa n'umwuka wera, ntituyoborwe n'amarangamutima y'abantu. Ni byiza ko tuyoborwa n'umwuka wera, ntidukorere mu bwoba. Ni byiza ko tuyoborwa n'umwuka wera kugira tubashe gusohoza iby'Imana idushakaho. Imana ishimwe. Abantu bashaka kuguhanura ibintu byose bisa barenga 100, barenga 50, ariko mbere ya byose banza umenye neza icyo Uwiteka yavuganye nawe. Mbere yuko abantu baguhanurira, banza umenye neza, banza usobanukirwe neza, usome ijambo ry'Imana rizakuyobora. Nuhura n'abahanuzi b'ibinyoma uzamenya ibyo ari byo. Mikaya yuzuye umwuka wera w'Imana, kandi yagendanaga gukiranuka no gusenga no kuba hafi y'Imana no gusoma amategeko y'ijambo, no gusoma amategeko y'Imana no kumvira iby'umwuka wera mutegeka. Niyo mpamvu yahanuye ibintu by'ukuri. Yesu adufashe kandi utugire neza. Rero abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Abo ngabo bayoborwa n'umwuka wera w'Imana babasha gukora ibyo gukiranuka, babasha kwera imbuto z'umwuka wera, babasha gusohoza iby'Imana ibashakaho. Kandi abo ngabo biratubwira ngo baba bafite gutekereza kwa Kristo muri bo, kuko ubwenge bw'Imana buba buri mu mitima buri muri bo. Imana ishimwe cyane. Ubwenge bw'Imana nibwo bubayobora, babiheshejwe n'ijambo ry'Imana riri muri bo. Mwuka wera akabamurikira, akabamenyesha ibiriho n'ibyenda kuba. Rero bene data, abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Imana iduhe umugisha kandi tugire neza. Reka dusengera aya magambo twumvishe. Ariko mbere ya byose reka mbanze mbabwire nimero yanjye ya telefone ni 078 630 396, 078 630 396. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Urakoze Data kubw'uyu mwanya, awumvisha amagambo yawe ubahe umugisha, kandi ushobora kubuzuza umwuka wera, umwuka ubamara ubwoba, kandi umwuka wo kubayobora mu kuri kose. Urakoze Nyagasani Imana kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahe umugisha.